urakora iki igendere ngwino barambeshe oya ndigende nta nubwo igendere rwose sheri barambeshe sheri koko ndagufashe manukuze tujya kuvuza uriya mwana. Wewe wanze kumanuka. ntago manuka Wanze kumanuka. ntago manuka Inganze cyane umuntu nonde kutamanuka. cyane ibyo cyane ntago manuka Urekanze. Hari ibyo gira ngo urankagisha umuriro se ndawutanu. ntago manuka Ibibazo byawe nabirambiwe. Uramanuka ntumanuka. ntago manuka Sawa kanze turareba. Nareba niba utamanuka cha. ntago namanuka niyo wagitera sinamanuka ntago nakibura. Nkubiri nagira ibibazo umugore wanjye agira atya aragenda bitewe na Gatadowa na Bihwehwe. Umukozi wanjye nawe Gatadowa agira atya ancike mwirukane nziko ngo ushatse umugore none ibibazo birandembeje. Ariko se uwajya kureba Bihwehwe kariho wananyibye ikote ryanjye burazi naho riri twarabafashe we na Gatadowa cyabewe kiba kiraducitse na Kiziriko hari rwose. Gatadowa turasigarana ntacyo nari kumubazaho. Reka mbanze njye kureba Bihwehwe mubaze iby'ikote ryanjye. Ubu bukene bwose ndimo ndabuterwa n'ikote ryanjye ntaryo mfite rima amafaranga kandi cya Bihwehwe kirabizi. Cya kimwe igisambo ni ikinyamabara buriya cyararitsindje kimo kirarya neza. Reka ngende ngihige kirinyereke ubundi nanjye ira niyo banke yanjye nongere mbe nkubiri koko umukire. umva nkubwire ntago namanuka muyobo niyo wagira ute. Reka rero nkwereke uramanuka. Ase Kiziriko ko ntari mu mudugudu wawe ndamanuka njya he? Ubwo utari mu mudugudu wanjye ariko ikibazo wagiteje mu mudugudu wanjye. Yewe mbikwereke yewe simanuka. Bazagitungwa n'ikize muri icyo gitira. Avoka imyembe nta kibazo ntago namanuka. Uramanuka. Ntago namanuka icyo wakora cyose. Uramanuka. Ntago namanuka. yewe reka nsohoke njye kota akazuba yo ako mana yanjye papa yanze kumvuza yewe na Kiziriko namubwiye ikibazo cyanjye ntiyanyumva. Kiziriko ari gukomeza kundereka ubu ndajya mu nteko mvuga ikibazo cyanjye nakomeza kuburira ahangaho umunsi ku wundi kandi nabona imiti. Ibi ntago nabyemera. Kiziriko arakomeza yikemura ibindi bibazo by'abantu nje ntanyitayeho. Ndajya mu nteko ariko ndabibabwira ko mbabaye ndababaye rwose. Ntago nakomeza kurembera ahangaho. Papa nta kintu aba yitayeho n'umwe waho ngaho nyine. Ubuse koko nzabigenzana. Ndandara ariko ndebe ukuntu ngerayo. Ndandara ndikurura igihe ndibugerayo cyose ndajya ariko ndabivuga mu nteko pe. Ucane ntago namanuka. Na uramanuka. Ntago namanuka. Nakubwiye ko ntari mu mudugudu wawe. Ubwo wagira ngo nta kibiriti ifite. Cana kutangeraho. Daje ndawucana uramanuka yewe. Ahubwo imyambi yose ishizemo ba. Kirimiki uramanuka ariko ntago namanuka. Uramanuka. Ahubwo nabangize amahirwe ishizemo. Ntago namanuka pe. Urafashwe. Uramanuka. Nganze ngufatisha. Ntago ariko manuka. Ese ubwo ziko inga ndashiramo n'urusenda n'inkweto n'utamanuka. N'urukoto rwenda rushiramo. Uramanuka. Inganze mbishiremo ngashire mu rusenda. Ase wigize ibiki? Umeze nka nkubiri na Gatadowa. Buri gihe baramuvuga urusenda. Ndamanuka. Niba ari by'urusenda reka manuka. Ndaringize ngo ntumanuka rero. Ndamanuka rwose. Manuka? Ndamanuka niba ari urusenda.
Amutereza mabuja. Mwaramusereza gatado. Mabuja nuko inende gumpe ka kazi gose je ngukorere uzakuremo n'amafaranga nkurimo yose ujye umpemba nta kibazo. Nakubonye koko waje nase gatado. Ubwo witeguye kutazigera unywera inzoga na rimwe. Mabuja nta nzoga yawe nzawe nuko nta sinzanasoma. Uramutse umwombeje. Mabuja ntabwo nzagombye wampaye akazi ko nje niyemeje kugukorera koko. Umfa nase gatado ubwo urumva zankwishyura ngaye koko. Wanze kumanuka bihwehwe reka nze ndushiremo. Muyobo naje rwose nibuzanye iby'urusenda naje yako namwe musigaye mwabonye icyo munkangisha. Hoya manuka ibibazo bye birandembeje ngwino dukemure bino bibazo. Ndaje rwose ariko muyobozi urwo rusenda reba aho urushye. umanuka ndarubika humura. Ibyo bintu by'insenda muhora muvuga bene abari abagabo ngo uri bankubiri babanyamakosa mu mudugudu wawe kundusha. Ndaje rwose muyobo. Singufashe Uramfashe muyobo. Ariko se ubundi mudugu ko wari numvise warujuje gutora avoka koko uje kumfatira iki? umva nkubwire voga kuyitora nuko ne numvise iguye ariko niwe muntu wiri unyirukankanisha umunsi wose. Ariko se mudugudu wagiye ukora akazi kamwe niba waruje gutora avoka jye wamfatiraga iki? Reka nkubwire rero Bihwehwe reka twumvikane kugira ngo nkubabarire. Ubu nguhinduye umutangaza makuru muri uyu mudugudu wa Kaziga cyangwa se umuhwituzi. Urabyemera? Mudugu uravugisha ukuri se? Ngaho basi sankunde kuranda byemeye. Reka nkurekure ariko umuganda uzajya uba no uzajya utangaza. Inteko zizajya ziba no uzajya uzitangaza. Hanyuma abashyitsi badusuye no uzajya ubitangaza. N'ibindi bikorwa byose bizajya bibera muri uyu mudugudu wa Kaziga niwo ugomba gutangaza kuko uri umuhwituzi. Wabyumvise? Nabyumvise rwose muyobo. Ngomba kubikora kubwo se ntangira una munsi. Bureka ngomba kuguha amabwiriza yuko uzajya ubikora kuko nanjye ngiye kuvugana na gitifu hari gahunda twari turi kuvuganaho y'ahantu hazabera umuganda. Nzakubwira hari inteko ngomba kukubwira ugatangaza izabejo. Nta kibazo muyobo. Nizere ko wabyumvise. Nabyishimiye rwose ubu ndishimye cyane. Sawa rero ubwo. Sawa ahubwo bankubira bagiye kuntinya. Mabuja uzanyuma 5,000 mabuja. Bitanu byose usikaguze inka ariko Mabuja ku 5 ni menshi koko? Ni menshi cyane ongera nabivuga cyane gabanya. Mabuja urumva wajya umpangaye koko? Fata 2. Ako waje 2,000 koko kwa nkubi nakoreraga 1,000 none nje gukora mu kabari 2,000 koko? Ugisaba yerwa nkubye kabiri urumva satari nabyo wubwo. Mabuja ariko nkubwiye kubera kuntu nkeneye akazi 3,000 tugiye ngukorere neza nizuga we ntayimwe. Nta kibazo. Ngise nawe rwe mbonye n'umukiriya. Umva rero ugiye kugenda uzana inzoga. Uragenda uvugiriza ugaruka uvugiriza. Ntabwo uruhuke n'akanya gatoya n'uruhuka n'akanya gatoya. Urambona. Mabuja ugiye ngo ugende mvugiriza. Ntabwo byumva ibyo mvuga uragenda uvugiriza. Nzi kuvugiriza kugira ngo ugende gute Mabuja? Ibyo ntabwo bikureba. Genda uzana inzoga niko nkubwiye. Yenza n'inzoga. Warwana wena n'ubura cyicaye hano. Ndayicura se sindwaye. Urwaye iki se wakigorye? Ndwaye iki ni ngo ni wamura kwengo na. Ariko buriya ejo wamvugirizaga induru ngo nibamfate nari nibye. Nakuvugiriza induru se wabonaga wanze ku mafaranga ajya kwa muganga n'ibirego byose bagutambukizaga ubundi wiruka kujya yereka bakagufata. Nuko nta mafaranga nari mfite. Nta mafaranga ari ufite se wiri gukorera iki? Ariko noneho ndakize. Bangize umuhwituzi. Umuhwituzi se ko umuntu akugize umuhwituzi n'amakosa yawe n'uwaheye. Ni mudugudu wacu. Nuko nyine n'ikiziriko nagatangaye ikiziriko naye mumeze kimwe no kunanze kunya mu cyazo ngo bagufate bakujyane mu mafaranga aje kwa muganga. Ese nzakomeza kubona. Ahubwo ndatangira akazi n'uyu munsi. Ejo hari inteko y'abaturage. Ndahita. Ejo hari inteko y'abaturage. Okay, niyo nzaza kukuregamo noneho. Umpa amafaranga aje kwa muganga. Ntago nakomeza gupfira nganje. Nta soni.
ngo ngwiki ngari ku bitaro. Yesu we ngo ninjye ugomba kumurwaza. Mana yanjye nose nzasigaho ndi ku kabari koko. Mana none ndagowe umuntu mfite. Umukozi rwose ni mushyashya sinzi icyo nzakora pe. Nibwo agitangira mu kanya gato nibwo atangiye ubuse koko nzahita musiga kandi usiko yitwa gatado ariko. None hangwe inzoga sindabona usenda bigenza gute kuko Mana yanjye. Share kanze mureke nyine musigeho ako sinzi pe biragoranye cyane. Mfa sinizeye yuko atazamombye icyo nzaza asanga yaramombeje. Ako yene nkwiye kwitanga kuko ari umuvandimwe nzaza nta kibazo. Sawa murakoze. Avuye muraho. Niko sha, sari he? Avuye hano mu kanya sinzagiye. Avuye hanga kuye kagesha. Aha ko yabaye umuntu ukomera avuye hano avuga ko ajya gutangaza inteko. Yewe biwe waranyiranye. Uguze akazi noneho hagahawe nande. Aha avuye hano avuga ko ajya gutangaza inteko ngo ni Kiziriko akamuhaye. Ubwo rero numbaza ibye na Kiziriko. Reka sha ubungubu Bihwehwe so ndamuza kunda gacupa ubagiye kukabane ari buyitangaza iyo nama ngo y'inteko. Reka nigendere sha. Usigara amahoro sha kandi rwara ubukira. Sawa? Gasi ariko ngo kizajya gukundega ngo mu nteko ngejo sijye uyitangaza se. Icyo ndi bukore ni kimwe ndayihindura. Mpindura umunsi izaberaho mpindure naho izabera maze ndebe ahazajya kurega. Yanesha se aribyo bikora byose. Nijye uzabikora nzabayobya bose maze nzare bajya kurega. Nebyo rwose ahubwo reka ngende hakiri kare ntarabyibagirwa. Mpite ntangaza umunsi utariho. Mudugudu tuzivuganira. Mfite tekinike nyinshi rega. Ako Bihwehwe. Ibintu nakubwiye gutangaza nibyo watangaje. Kiziriko mudugudu ni ibiki koko nakoze? Inteko aho nakubwiye kwitangaza ko wayimuye. Wayimuri iki? Wowe wagize amahirwe nagukoreye. Wankoreye iki kwanteje ibibazo? Umukuru w'akagari yaje aje asanga aho twavuganye nta bantu bahari. Uzuriya njajwete ngo yari kujya kuturegayo ngo ntiwamukemuriye ikibazo. Ibyo nakoze sibyo? Nayimuye rero. Nubwo wankoreye ariko wampemukiye kuko nyirakagari yaje kundeba aza kumbaza icyo kibazo cyuko inteko yimu. Uburyo yimuwemo ntabyo namumenyesheje. Reka nkwerekerere ikibazo cyuriya mwana kugira ngo tugikemure. Rwose pe nibyo nashakaga. Ndashaka kuguha amafaranga ariko kuyaguha ndakwereka umurima uzahinga. Naheze ngura nankoreye ngo yampaye ku buntu ariko nta kibazo. Amafaranga ugomba kuyakorera ukumva ukavuna kuko uri umuntu umaze kunesha umutwe muri uyu mudugudu. Nta kibazo pe. Nta kibazo nzawuhinga. Ahubwo ni ryari nzatangire ejo. Nzarana nawushoje. Ni umurima wo mu kabande uzahinga. Yewe dore nguriya nawe ubonye. Ejo uzararurangiye. Nanjye nzahita nkwishyura hanyuma ujye kuvuza uriya mwana. Niko bimeze. Ariko uyu muganda noneho turimo dukora mwabagabo mwe. Kami nkubiri n'ubundi nawe n'ubundi usanga nta wajya gukora. Umuganda ko umuganda turamuzi n'ibihwewe ariko ngo nagafashe ngasigaye atangaza. Reka ratukiranye. Mwanze mwibuke yuko neza cyabyo nanabyica. Ngasigaye atangaza umuganda. Ntago ajya avuga ibintu by'ukuri. Ahubwo badukora umuganda ariko. Ntago se byabihewe ubundi n'abaturage bangahe ubundi buriya Bihwehwe ibintu abavuga buriya muba mubyumva. Ariko dukora twikora kuko iki ni igihugu cyacu kandi n'umudugudu wacu wo Mukaziga. Reka tuhabangamire n'umuganda nyine. Abo ndabona ngo byakunaniye. Yego umuganda. Ariko turawukoze. Bimeze bite? Mudugu Kiziriko rwo tuve mu muganda. Nibona se? Muvuye mu muganda? Cyane rwose tuve kukora. Nese uyu munsi hari umuganda uhari? None se Bihwehwe niya utangaje. Umuganda tuve kukura mu murima wawe iraho ngo urasura Bihwehwe ko watangaje wavuze ngo
uyu munsi nta muganda hari muri uyu mudugudu. Are we kandi utangaje mu murima wawe. Nge wawutangaje se? Turagukorera uratwihindura. Ntabyo ibyo ndanatunguwe. Kiziri. Ujye mugabanya ubwenge bwinshi. Uvuga kuri bimeze Kiziri. Bihwehwe yatangaje umuganda aravuga ngo tugomba gukora murima uri mu kabande ngo bateremo imbuto ivuye ku karere. Niba ngari iki mama ntago nzi bayivuze mu Faransa ntago mbizi. Umuganda w'akarusiga ushyira mu murima wawe. Ariko muzi ubwenge we. Ntabyo nzi. Ndaje ndabe Bihwehwe none amukomeje kunani ariko ibyo nta nibyo nzi pe. Icyo nzi cyo nuko napatanye na Bihwehwe ariko nje ntago nigeze mubwira gutangaza umuganda mu murimi wanje. Twakoze rero twatengeneje umurima wawe ugende urebe muhembe mwamenyere kwiye batura turabakoreye. Akumangwe Kizi ujye mugabanya ubwenge bwinshi. Kora nkubiri mwindakarira. Bihwehwe namuhaye akazi ko kuminjira umurima ngira ngo muha amafaranga ajye kuvuza umwana. Ntari binyine twagukoreye ngo reka twigendere. Nagarije mwakoreye Bihwehwe. Genda wiryohere nyine. Noneho Bihwehwe ni mufatanya gasani. Sinzi icyo biri bubyare. Bihwehwe none ambere Bihwehwe pe.